Muhazi. Kazaza hari nyinshi. reka tubashimire cyane mwe mwese mukomeza kubana natwe nkomeze kugushimira wowe uherereye mu bice bitandukanye by'isi ubwire ngo wowe twabanye kuva twatangira kugezana n'ubu ndabigushimiye cyane nkwifurije gukomeza guhirwa no gukomeza kugira amahirwe mu byo ukora byose ariko nanone nkwifuriza gukomeza kwirinda COVID-19
k'uyu munsi murabizi ko tutaza turi twenyine nka Telefix, tuba twazanye impano nyinshi cyane zitandukanye. Aha twifuje kuganira n'umwe mu bana bafite impano. Uyu ni umwana wagiye ukora ku mitima y'abanyarwanda benshi bitewe na talent afite. Ni umwana uzi gucuranga gitari, ni umwana uzi kuririmba, ni umuhanzi ndetse turamenya byinshi cyane byimbitse, ariko by'umwihariko reka mubanze mumenye uko yitwa, mubanze mumenye n'amazina ye. Amakuru y'iminsi mwana? Umeze neza? Kuvuga gakeya biragenda. Gusa hari abakwita nde? Ntakirutimana Jimmy Maurice. Niyo mazina yawe bwite cyangwa ni amazina y'ubuhanzi? Niyo bwite. Mu rugo ni hehe Ntakirutimana? Mu Ruhango. None turi Kigali? Ariko ngo ufite impano idasanzwe gucuranga. Nibyo se kuko nawe urabizi ko ufite impano cyangwa n'abantu bagenda bikubwira? Urabizi ko uyifite. Watangiye kumva ko ufite impano ryari ryari? Natangiye nyine gucuranga utamenya yuko nyifite. Icyo gihe ucuranga wari ufite imyaka ingahe? Byari bimeze bite? Harabura ukwezi bivuze ngo harabura ukwezi kumwe ngo umwaka urangire uri gucuranga. Urabona gucuranga kwawe kuri wowe nk'umwana muto, harya ngo ufite imyaka 11? Imyaka 11 yawe watangiye gucuranga ufite imyaka? Natangiye gucuranga mfite imyaka 10. Urabizi ko uri umusitari? Bivuze se ko umaze umwaka umwe ucuranga Ntakirutimana? Ntabwo uruzura umwaka umwe? Bivuze ngo ni amezi umaze, ariko ubuhanga ufite ni bwinshi cyane. Ariko Ntakirutimana, wenda ndagira ngo mbere yuko dutangira wenda byo kujya gucuranga, ndabizi ko abanyarwanda baraza kubyumvaho gakeya, ariko ndagira utubwire, uriga ntabwo wiga? Wiga mu wa kangahe? Wabaye wa kangahe? Wa gatanu. Wiga mu wa gatanu, wowe ni wa gatanu. Kubera icyo utabaye wa kazamu. Ntabwo gitari gutwara umwanya munini cyane amasomo ukayibagirwa? Ari kwiga no gucuranga ukunda iki kuruta ibindi? Byose. Sure. Cyangwa ukunda gucuranga cyane kuruta kuririmba? Nibyo? Ntabwo mbeshye. Ntakirutimana, ni iki kintu ujya ufata umwanya munini cyane ari ukwiga no gucuranga ukaba aricyo kintu ukora cyane? Ni ukwiga. Ukunda ayahe masomo mu kwiga? Imibare. Bivuze ngo umubare urawuzi turabye sana? Mu mibare ubona nkangahe? Mirongo inani. Ndabona ufite akagitari gashyashya. Wiga ku kihe kigo hano? Inzuki. Cyitwa inzuki? Ni inzuki ziryana cyane ko cyitwa. Wagerageje kubaza iryo zina hano ryavuye? Wakuze ucyumva gutyo ko cyitwa nzuki? Nicyo muri Ruhango? Ni ukuvuga ngo noneho mwarimu wawe kwigisha ajya kubwira ngo iki? Nta kintu ajya kubwira? Azi ko uzi gucuranga? Byibuze se abana bo mwigana bazi ko uzi gucuranga? Nk'iyo umwana azi ko uzi gucuranga akagusaba ko wamwigisha, umubwira ngo iki? Akazaza. Wese ninde wakwigishije? Papa warabizi gucuranga? Byanyabyo cyangwa uramurusha? Arabizi. Ntakirutimana, wenda ndagira ngo ubanze ukora akantu gatoya nako Maurice, ubanze ukora akantu gatoya mu gucuranga twumve.
wow iyo ni indirimbo bimeze bite yitwa Dariya iyi ndirimbo urayikunda cyane ariko nacyo utima nimba atari ibanga indirimbo ukunda cyane kuruta izindi muzo uzi gucuranga ni iyi niyo yonyine ukunda cyangwa ni uko ari uzi gucuranga hari indirimbo y'umunyarwanda uzi gucuranga w'umuhanzi w'umunyarwanda kubera iki ukunda indirimbo z'abantu ba kera kandi ari bakuru kuguru ziba zirimo ubutumwa kandi zirimo na aha Jimmy aragira ati ngewe impamvu nkunda indirimbo z'abahanzi ba kera ziba zirimo ubutumwa ariko ukibaza uti umwana ungana utya w'imyaka 11 uzi indirimbo zirimo ubutumwa urumva ko ibyo ari byo byose afite ubuhanga afite aho yabukuye araza kwatubwira ariko reka tubanze tumubaze kwanza igitekerezo cy'ukuntu cyaje cyo kugira ngo atangire gucuranga Jimmy byaje gute yagendaga ngacuranga mari mwaza kumbona itanye yaragendaga ugasigara kuri gitari uri kuyicuranga Jimmy ndabizi ko ibyo byo byose abantu benshi bakomeje kukubwira ko ufite impano nibyo wabonye nabazina wawe ngo witwa Jimmy uramuzi akora iki akina umupira yakubwiye ko akina muri ekipe harya ubundi mufana ekipe Amavubi Rayon Sport na APR kundiye na nimwe ariko kufana Amavubi Jimmy Morisa ni umutoza ntabwo yabaye n'umukinnyi w'igihugu ikipe Amavubi ariko ni umutoza yatozaga ikipe ya APR aniki kintu ukimubona cyakujemo kuri wowe ushimye kubona umuntu witirana akuba mwarabonanye ari kinagwaye yakwemereye iki yakwemereye iki nibanga aha Jimmy mu myaka 11 umaze amezi nguri gucuranga n'umwaka nturuzura ariko ufite ubuhanga by the way twagiye tubona ibiganiro byinshi mu itangazamakuru ugaragara zaba zarabye ndetse n'ibindi biganiro by'ukora uri umwana ufite ubuhanga budasanzwe kuri wowe yego no mu ishuri watubwiye ko ubwenge uza mu myanya ya hafi ubona wifuza kugera he mu gucuranga kwawe wifuza kuzaba umuntu ukomeye nziza cyangwa byumvura ari inkuru nziza nabyumvura ukunda nde muri abo nindi wari uzi gucuranga cyane muri bo bose barabizi ubona nta n'umwe urusha undi bajya bigiye mu ishuri rimwe nawe wifuza kugera ku rwego rwabo akubera iki indirimbo za kera uzikunda cyane cyane ntabwo ujya ukunda n'uturirimbo tugezweho tw'abana bakizamuka ariko niyo mpamvu nkunda iza kera ziba zirimo gitari urumva ari n'ibigoma bidunda gusa niyo mpamvu ukunda umuziki w'imimerere w'umunyarwanda anjyana gakondo ifata uteka nkawe w'umwana umuhanzi Masamba uramuzi Masamba idora nyine mubona kuri televiziyo ariko sindamubona Makanyagura muzi nawe ndamuzi Mavenge Sidi ntabwo muzi aha watubwiye ko uzi ibyumvore n'abyanze ndashaka karimbo kabyumvore kamuzi keza byatari utugakubitaho tumanuke Bageza ngari tembe
tuzabana uko nabakunze mbasabye gufashanya aho muri hose wow ndizera ko wowe udukurikiranye ibyo ari byo byose tala ntago wakwiriye gubyimba ni ibintu biba bikurimo ni ibintu bikuba mu maraso y'umwana afite impano ubyanga ubyemere kizeho akadomo kafite impano pe uzabipinga cyangwa se utazabyemera ubwo ntago azabaza impano icyo ari cyo ariko ndagira ngo mubaze gatoya Jimmy iyi ndirimbo amagambo arimo waba ubasha kuyasobanukirwa arasobanukirwa ari ntayo hasobanukirwa n'ijambo ryo utabasha gusobanukirwa muri iyi ndirimbo yagira akavuga aha ubwo abantu bazi ikinyarwanda nyamuneka mujye muri komenti munsi y'ino video muze gusobanurira umwana kugira ngo ajye abasha kugenda asobanukirwa ikinyarwanda neza kandi mwe mwese muzajya muba mukoze cyane Jimmy umwana uzi gucuranga ugize utyo ubaye umusitari ku bwawe urabona gucuranga kwawe hari ahantu bimaze kukugeza ubu abana bo muri quartier birwa bakorera kuri televiziyo bakakumva mu maradiyo ku bwawe iyo bakumvise gutyo hari umwana wari wakubwira ko yakubonye kuri televiziyo ukababwira ngo iki ubwira ngo byoza namwe uzajya ubigisha koko wumva mu nzozi zawe nukura uzakora iki umuziki wumva aricyo kintu wazakora kikagutunga n'ubuzima bwawe ikindi kintu wumva nyuma y'umuziki ushobora kwisangamo ni igiki ushobora kuba wakwisangamo uri gukora wakoze business zitari umuziki noneho ndagira ngo umbwire ubona umuziki nyarwanda wo muri ibi bihe turimo bya generasiyo y'abantu bakizamuka niyo abantu ba kera abo basaza ucuranga ubona itandukaniro ku bwawe nk'umwana ari irihe itandukaniro ry'abahanzi ba kera n'abari gukora umuziki w'ubu ngubu ubona umuziki mwiza ari uwa
kera ubona nyine batandukaniye he nabo ubu ngubu abo ngubu baba bahimba indirimbo zimwe za jeje nyine jeje ujya ukumva iyo ndirimbo ni iyande Diamond uramuzi ariko Jimmy mbwira abahanzi batanu ba hano mu Rwanda mu Rwanda uzi ujya ubasha kumva indirimbo zabo nka kurya nakoza nk'indirimbo yabo uzi niyi nakunda kumva ndabyumva ngaho mbwira abahanzi batanu ntari zikarasira Clarisse ibiki ndimo se aho ahantu kuko ntabwo hazi naho muhanzi niwe witwa oya bo mu Rwanda nabo ntabwo ari mu Rwanda oya Diamond ntabwo ari mu Rwanda no muri Tanzania Bruce Melody uramuzi King James ntabwo bazi ndabona abahanzi bo mu Rwanda umva nabo ngabo nyine King James ba Riderman ba Bruce Melody muri abo bose ukunda nde niwe muhanzi wo mu Rwanda wifuza guhura nawe amaso ku maso nifuza guhura nawe nifuza mu kanya Bruce Melody arumva wifuza guhura na Bruce Melody amuhuye n'iki kintu wamubwira muri kumwe bahishurira nk'abantu badukurikira bwati igihe ikintu cya mbere wamubwira ni iki wakwifuza ko mwakorana indirimbo mwayikorana kandi ukunda gukorana n'abakera nabo twazikorana ariko nabo ngubu twazikorana ariko nayo ndagira ngo nkubaze nko mu bahanzi ba kera byibuze wowe wigeze ugirira inzozi zo kuzabona amaso ku maso ko nifuza kuzabona ni makanyaga na amakanyaga abyo na Nkurunziza ibyo byose ndakeka makanyaga byoro ni umuntu ukunda umuziki ukunda gufasha impano zigenda zizamuka kandi ukunda gufasha talent ziri mu cyiciro cya gakondo kenshi cyane ndizera ko aho uri hose makanyaga byoro iyi ni impano uyu ni umwana w'ejo hazaza umwana w'umunyarwanda niwe uzafata umuziki w'abanyarwanda akagira urwego awukuraho n'urwawugezaho nk'uko mwagiye mubikora ndizera ko namwe muri mudukurikiranye musapotinga impano ziri kuzamuka ndagira ngo noneho dukomeze sasa hari indi ndirimbo wambwiye ngo uzi gucuranga cyane harya yitwa ngo iki sawa ako kantu harya ngo bakita ngo kikaba kari ku gitari niko katariho ntabwo wacuranga ariko niko ngagufasha kongera amajwi ukamfara kubona aho ndiri gufata amanota imodoka igiye akatuma tumufata fete hirya byuma by'uwingerekanya okay yes Jimmy noneho ndagira ngo wenda mbere yuko tujya kuri iyo ndirimbo yawe umuntu ashobora kwibaza ufite gitari nshyashya akaga gitari kari gashya wakaguriwe nande televiziyo televiziyo Rwanda niba kugura iyo gitari by the way tubashimire cyane RBA mwarakoze cyane ku bwo gusapotinga impano nk'ingiyi kandi ndizera ko ibyo ari byo byose cyambere nuko abanyarwanda mugira umutima mwiza mugira umutima wa kimuntu nimba ubonye impano nk'ingiyi gisapotinga igera umwana afite iterambere kandi arifuza kugera aho yagera mu muziki we ndifuza ko kuba wamufasha nta kintu waba uhombye kuko byaba ari ibintu byiza cyane twagiye rero kuri ya ndirimbo tugiye kugeraho sasa witwa ko nagiye i Buganda harya ngo ni yande Nkurunziza tugiye kujya kuri iyo ndirimbo nziza sasa
yes ndakeka ko mwatangiye kubyemera bamwe mwabihakanaga uyu nguyu ni impano y'Imana niko navuga byo byose hari ukuntu Imana igira ikikavuga ati rikaze umwana mukubita akana iki ni ikintu Imana iba yarahaye umuntu ntabwo ari buri wese yapfa kubikora iyi ndirimbo batubwiye ko ari nziza yego niyo ndirimbo ya nziza ukunda cyane ndayikunda cyane indirimbo si ikundira ikibwo basi ukuntu curangitse no kuntu amagambo arimo so urayazi ko atubwiye ko yandi utayazi mbese yayindi kari yayindi icyo gihe izuba ryariho rirenge nyine yayindi irimo amagambo udasobanukiwe iyo nta magambo arimo udasobanukiwe harimo ayo mbasobanukiwe nayo itasobanukiwe ahangaha ariko ndumva nta yarimo udasobanukiwe muri iyi ngiyi maze kuba ni dukeya nk'akaya tuba twagiye kukuzanira tara tukakuzanira impano abasitari ibyo byose ikiganiro cyacu baba barimo abasitari kenshi tuzabona tugenda tukuzanira abasitari batandukanye uyu mwana nawe ni umusitari byamubyemereye ndabihamya neza ko ari umusitari ariko ibyo ari byo byose afite inzozi yifuza kugeraho urifuza gukora iki numara kwiga numara gucuranga urifuza kujya umuziki nyine nyuma yawo nta n'igitekerezo uzagira cyo gushaka nanjye nazafasha abazaba bari ukiri umutoya uzabafasha abana bakiri munsi yawe bifuza gucuranga wumva nta gitekerezo cyo kuzashinga nk'ishuri ryo kwigisha umuziki ibyo kigira si cyane uko mbikubwiye mbese nakubwira ngo nzakora umuziki n'ububyare ntabwo ubwo nawe nasobanukiwe kumbi inzozi zawe ni ibyo gushinga ishuri ryo kwigisha umuziki wumva bizaba nka gihe ki warakuze ufite nk'imyaka ingahe nzaba mfite ariko ndi mukuru ibyo ari byo byo ntuburege uri kugenda ukura ufite imyaka 11 ejo bundi uzaba ukubise muri 20 niko sibyo mu rugo muri abana bangahe abana bane uri wakangaye mu rugo wa kabiri umukuru kuri wowe akurusha imyaka ingahe abana b'iwanyu nabo bazi gucuranga cyangwa ni wowe uzi gucuranga gusa nabo barabizi harimo n'abakobwa cyangwa n'abahungu gusa umukobwa umwe n'undi umukuru ni umukobwa n'undi ni umuhungu babiri ni abakobwa amo bazi gucuranga n'abahe n'abakobwa cyangwa n'abahungu umuhungu n'umukobwa barabizi umushiki wazi gucuranga gitari nk'uko ubizi umunsi umwe tuzaza tugere mu rugo mwese muri kumwe turebe none mwafashe gitari ndabizi ni gitari yonyine ufite cyangwa hari n'izindi baguha ebyiri bivuze yuko imwe uzayiha bashiki bawe cyangwa basaza bawe nawe usigarana indi mujya mwicara mu rugo papa muri kumwe akabigisha gucuranga cyangwa sometime niwe wenyine ubasha kwicara akicarana arabigisha muri kumwe mwese nizihe nama ajya bagira iyo ari kubigisha gucuranga babwira ko bizagenda gute ntabwo ajya babwira gukunda umuziki cyane ngo mureke ishuri papa waramutse akubwiye ngo wicurangire ureke ishuri wamubwira ngo iki yesi wabyumvise umwana uzi ubwenge yamubwira ko gucuranga yabireka agakunda ishuri ukunda ishuri cyane kuruta umuziki wumva wifuza kwiga ukagera hehe mu mashuri yawe ukaba minisitiri w'igihugu kabisa imana izakube hafi kandi
inzozi zawe nk'umwana mutoya Imana izazigeze ku musozo wazo. Ndagira ngo wenda ibyo byose abantu wabacurangiye wagashimishije, ndashaka kumenya agakoryo ugikora kuri gitari bambwiye kabaho cyangwa no kubeshya. Nakahe ngo iki ku rutugu ariko ntucuranga ibyo ari byo byose. Ugacuranga gitari ku rutugu hano Jimmy, ntabwo mbeshya ibyo bintu ko nta wundi muntu urabikora mu Rwanda, niwe waba ugiye kubikora wenyine. Hari undi muntu wabonye ubizi? ndabona ubizi ariko nzi ko babizi. Ese Jimmy, mu rugo mujya gusenga? Musengera he? Adeperi yahe? Muri Ruhango. Muri gitari ukube nani ku ishuri kubera iki utajya ubacurangira gitari cyangwa ku rusengero? Ku rusengero ujya gucurangayo? Rimwe na rimwe bajya baguhamagara se cyangwa niwe ugenda ukabaguteka amacurane? Wigirayo wifitiye n'agagitari kawe ukajya imbere ukaririmba. Ujya ugira inzozi zo kuzakora indirimbo yawe? Indirimbo urazifite? Burya bya bintu biraryoshye. Ufite n'indirimbo wahanze yawe? Ni zingahe se? Kuki utambwiye ngo utoreze uduheraho indirimbo 5 zose zawe ukajya kuririmba iz'abandi, cyangwa nuko iz'abandi arizo ukunda kuruta izawe? Ukunda izawe? Indirimbo yawe ukunda cyane ni iyihe, yitwa gute? Iyo ukunda cyane by'umwihariko iyo wahereyeho ni iyihe? Nzaba umugabo. Ndashaka kunkubitira akantu gato kuri nzaba umugabo.
ngo Imana imufashe azaba umugabo ibyo ari byo byose kuko azaba umugabo kandi ujya wizera ko uzaba umugabo. Iyi ndirimbo ntabwo ari wowe wayandikiye ntumbeshye wimbeshye papa we niwe wayanditse turafatanya nanjye nshaka nawe ushaka injyana niwe washatse injyana warandika twari turi kumwe turandika mwese murandika ndagira ngo mbwire hari abantu wagarutse mu ndirimbo yawe uvuga ngo mfashe aba nabo bazaba abagabo ngo ba Maurice ngo bande nande umusore nakwizera ninde nabo nyine twari n'abana biwanyu twari nabo mwareranywe mukiri bato kandi dore n'uwo muracyari kumwe. Aba bana bazi ko iyi mpano cyangwa bazi ko wabaririmbye mu ndirimbo yawe barabizi. Abakubwiye ngo iki bakimara kumva niwe babigusabye cyangwa niwe wabyibwirije nk'umuntu mwareranywe? Wowe warabyibwirije nk'umwana mugenzi wawe uvuga ati reka mbashyire mu ndirimbo yanjye. Urabizi ko igihangano ni ikintu gikomeye cyane, iki ni ikintu kitajya gisaza no mu myaka 100 indirimbo yawe izaba ikiriho kandi abo bantu bazaba bakiyumva bazi ko aricyo kintu igihe cyose kiri byo byose bazajya bitera bagatekereza akabacyumva yabaye intwara dushyira mu ndirimbo. Urabizi ko akoze ikintu cyo gutwara kuri wowe wumva umuntu w'intwara ari umuntu wese ute? umuntu ufite akamaro akaba ari icyo amara igihugu. Yes, umuntu ufite akamaro akaba ari icyo amara igihugu. Nawe wumva ko uri intwari? Umusanzu wawe ku banyarwanda ubona ari uwuhe? umusanzu wumvisha nyine umuziki amfasha no kuwuteza imbere. Niwo musanzu kandi koko urumva umuhanzi nyine umusanzu we n'ukugeza ubutumwa ku banyarwanda bakabwumva bukabahindura abukagira aho bavana naho bageza. Jimmy, kuri wowe hari abana bagenzi bawe mungana abigize abagiye ku mihanda ariko wewe ufata gitari ugacuranga uzakora akaririmbo uririmbira abana ku muhanda uzabikora? Sure. Hari abantu babizi ko hari abana bagenzi bawe bamwe biyobyabwenge birirwa bapanga imodoka mu mihanda. Jya ubabona bapanda imodoka. Abana baba ku mihanda bamwe biyobyabwenge bishoye mu bintu wababwira iye nama bakabireka. Yes, mwabyumvise bwo n'ubutumwa bwa Jimmy Maurice. Uyu mwana muto cyane imyaka 11 ariko afite talent idasanzwe gucuranga gitari ariko turaza kubereka kandi yatwemereye ko gucurangira ku bitugu n'ibikunda. Mbo Jimmy, kuri wowe ndagira ngo tubwire ibyo ari byo byose muri Kigali sibyo ni bwa kanga ugeze Kigali nakanga ni kenshi wagiye kuri televiziyo ibiganiro kugenda bikora abanyarwanda bamenye indirimbo zawe urumva ushaka kuba umuhanzi ukazagera kuri iki ibyo gusa ubwo nagiye numve kuba wabyibagiwe akantu kaba kakora none kuko igitekerezo n'icyo. Abo Jimmy, kuri wowe papa wawe umushimira ute kuba yarakubyaye ukamenya gucuranga? Uzamwitura iki papa wawe? Umubyeyi kubyara yaguhaye talent akakwigisha ukabugezaho nuba mukuru ubumva uzamukorera nk'iki kugira ngo wenda nazanareba kino kiganiro umwana wanjye arantekereza uzamuha iki Jimmy nimba atari nta kibazo ibyo ari byo byose icyo uzakimukorera nk'umwana we. None ndagira ngo tugere kuri kaya etape wambwiye ko gucurangiye hejuru urabibasha? Urahaguruka uricara biragenda bite? Urahaguruka. Aha, abo reka duhaguruke sasa bose. Ntacyo nabonye mu buzima cyandutiye urukundo we wanyweye acika urwisa
munini reba icyo kirere cy'iwacu kirakegamiwe cyane we aho kukiba mu ngenge na birutwa no kuba iwanyu k'umunini aho kukiba mu ngenge na birutwa no kuba iwanyu k'umunini yifuza ikinago ururi wariyoyewe nahandi uzabonwa mu misozi kugusanga k'umunini nahandi uzabonwa mu misozi uretse kugusanga k'umunini twabanye iminsi itari mike ntabwo twavuganye mabi twabanye ari na buryo rya mbere y'ikirazi k'umunini twabanye ari na buryo rya mbere y'ikirazi k'umunini nta kintu nabona cyo kuvuga cyakunezeza cyane we cyo nanga kirakaguvuta kaza kubera urwibutso rwanjye we cyo nanga kirakaguvuta kaza kubera urwibutso rwanjye wow yes mwakoze cyane bamwita Jimmy Maurice n'umwana ufite impano yo gucuranga ibyo aribyo byose Jimmy hari ikindi kintu wabwira abakunzi bawe bakureba abana bo mu rugo na papa wababwira iki nababwira yuko nabo bagumye abana bari mu ngaro rwaye nabo bagumye bakiga gitari aha kandi n'amasomo yes ninde muntu ushimira cyane by'umwihariko papa wawe ijambo wamubwira ni irihe amubwira yuko nyine yakoze kunyigisha gitari naye nzigisha abandi yes nawe uzigisha abandi reka Jimmy reka tugushimire cyane wakoze yes reka ngushimire cyane wowe wakomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye murabizi ko twari twabemereye ko uyu mwana tuzamuzana tukamubereka nkuko twagiye tubereka izindi talent zitandukanye bamwita Jimmy Maurice nyamuneka we muntu wakunze talaye we wifuza kumushyigikira namwe banyemari nyamuneka nimba ufite imari zawe wifuza gushora imari uyu mwana ni imari uyu mwana akeneye kumushoramo imari kandi ni umwana ubona ko afite tala ni umwana afite impano ni umwana uzageza u Rwanda ejo hazaza ahantu heza uzazamura umuziki nyarwanda reka tugushimire cyane wowe wakomeje kubana natwe nkwibutse gukomeza kubana natwe ukanda subscribe ndetse na ugakanda n'akazogera kugira ngo turusheho kubana 5/5 reka nkomeze kukwifuriza gukomeza kugubwa neza Imana ikomeze kubana nawe kandi tukomeze kukwifuriza kugira amahirwe mu byukora byose ukomeze kugira umunsi